Imyaka yo ishize ari myinshi ishuri rya Royal Military Academy ritangiye mu by'ukuri rikaba ari ishuri ryatangiye mu 1741 mu nyuma rero mu 1881 nibwo ryaje kuza guhinduka noneho Royal Military College aho kugira ngo rikomeze kuba Academy. Rero iri shuri rikaba ari ishuri mpuzamahanga mu birebana n'ubumenyi n'ubuhanga mu birebana n'igisirikare kw'isi. Ryizemo rero abantu bagiye batandukanye. Umuntu yavuga nka General Muhozi nawe yize muri Royal Military Academy. Umuntu yavuga umwami mu by'ukuri Charles mu by'ukuri uyu mwami w'Ubwongereza nawe yize muri iri shuri. Umuntu ashobora no kuba yavugamo abantu bagiye batandukanye barimo nka Sir Winston Churchill umwe mu baminisitiri b'intebe b'Abongereza bakoze impinduka zikomeye. Hakaza kandi n'abandi bagiye batandukanye barimo nka Lieutenant General Romeo Dallaire. Uyu ni umugabo rero wanditse amateka nawe akomeye cyane mu birebana n'igisirikare ariko by'umwihariko afitanye amateka n'u Rwanda. Hakaza rero abandi bayobozi bagiye batandukanye barimo nk'umwami Abdul wa kabiri wa Jordan na Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'abandi bagiye batandukanye bagiye biga muri iri shuri. Ishuri rero rikaba mu by'ukuri ryaratangiye noneho gufata indi ntera abantu bakurikirana ese by'iri shuri bimeze bite guhera mu mwaka wa 2022. Imvano rero nta yindi niyo tugiye kugarukaho uyu munsi. Tugiye kugaruka ku Banyarwanda batandukanye bagiye banyura muri iri shuri muri iri shuri bahakuye ubumenyi butandukanye. Abangabo rero turaza nibo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru. Twizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ubu rero tuvugana ubu turimo tuganira mu by'ukuri ku itariki hari mu by'ukuri ku itariki ya 12 Kanama 2022 nibwo mu by'ukuri umunyarwanda akaba n'umuhungu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Ian Kagame yasoreje mu by'ukuri muri iri shuri rya Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza. Nuko rero uwo munsi akaba yarasoje ariko ntago ari we wenyine uri mu basoje kuri uwo munsi w'umunyarwanda. Uwo munsi kandi hasoje uwitwa Park Udahemuka ndetse na David Nsengiyumva. Aba basore bose bakaba mu by'ukuri uwo munsi warasize bambitswe ipeti rya suriyetona mu by'ukuri bagizwe abasirikare. Barangije muri uwo mwaka bari birimo mu by'ukuri bagera kuri 208 bo mu Bwongereza n'abandi 41 bo mu mahanga baturutse mu bihugu 26 birumvikana birimo n'u Rwanda. Ni umuhango kandi witabiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame. Bitabiriye ibi birori mu by'ukuri byaheriwemo amapeti aba basore n'inkumi bari basoje muri uriya mwaka ariko by'umwihariko abasore b'Abanyarwanda bagera kuri 3 barimo n'umuhungu wabo Ian Kagame. Ian Kagame yahawe ipeti mu gisirikare mu gihe mu 2019 nabwo yari yasoje amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza agahabwa masters mu bukungu yakuye muri kaminuza ya William College yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umusore rero wagiye mu by'ukuri mu bihe bitandukanye agenda yerekana ubuhanga kuva mu bwana mu birebana n'umukino umupira w'amaguru ndetse mu birebana no gusimbuka. N'umusore mbega ufite ubuhanga bugiye butandukanye mu bintu bigiye bitandukanye. Ian Kagame rero nyuma yuko asoreje mu Bwongereza ubwo hari muri Kanama ku itariki ya 12 noneho mu Gushyingo ku itariki ya 4 habaye umuhango cyangwa se habaye hasoje amasomo Abanyarwanda noneho ninjizwa by'umwihariko byihariye mu ngabo z'u Rwanda. Umuhungu wa Perezida Kagame Ian Kagame ari mu basore n'inkumi barahiriye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda mu muhango wo gusoza amasomo y'imyitozo ya gisirikare. Umuhango wabereye mu ishuri rya gisirikare rya Gako mu karere ka Bugesera hari ku itariki ya 4 Ugushyingo. Abasoje muri uwo mwaka bari barimo binjizwa mu ngabo z'u Rwanda mu by'ukuri ku ipeti rya suriyetona
bari 568 bambitswe na Perezida Paul Kagame, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, barimo abize mu Rwanda n'abize mu mahanga. Ian Kagame mu by'ukuri wari uherutse gusoza amasomo yiwe mu Bwongereza, nawe ari mu binjiriye mu by'ukuri mu ngabo z'u Rwanda kugira ngo atangire gukorera igihugu muri binyuze nyine mu ngabo z'u Rwanda. Ni umusore rero mu nyuma wakomeje mu by'ukuri agenda mu by'ukuri agaragara ari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyangwa se mu by'ukuri papa wiwe, bari kumwe ari mu nshingano nyine za gisirikare, ariko by'umwihariko mu mutwe w'ingabo wihariye yaba STU Counter Terrorism Unity ndetse no muri Republican Guide cyangwa se mu by'ukuri ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se abayobozi bakuru b'igihugu. Kuri uwo munsi ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahaga ipeti rya suriyetona aba banyeshuri bagera muri 568 bari mu basoza, hari mu mwaka wa 2022, yagize ati ababyeyi ndabashimira cyane kuba mwaremeye ko abana banyu bashobora kujya muri uyu mwuga ndetse mukabibashishikariza, nabo ubwabo mbashimira kubera ko byaheriye ku bushake bwabo kurushaho babishyizwemo n'abandi bagiye batandukanye. Yavuze ko mu barangije amezi 12 mu by'ukuri amezi 12 y'amasomo y'imyitozo bikomeye, yabashimiye ko bayifashemo neza bakarangiza amasomo bavanyemo ubumenyi n'ubushobozi butandukanye bijyanye n'imbaraga n'imyifatire myiza. Mu by'ukuri akomeje agira ati sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo mwuzuze inshingano zanyu zo kurinda umutekano w'igihugu n'amajyambere y'abagituye. Ndagira ngo ngire icyo mvuga hano, ingabo z'u Rwanda n'abandi bose bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu, icyo bivuze kujya muri uyu mwuga ni ukurinda Abanyarwanda, igihugu n'abagituye bose ndetse n'amajyambere tuganamo twubaka. Nicyo bivuze, niho duhera. Ntabwo dutangirira kumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwaka arizo kurwana intambara, ibyo biza nyuma. Ubundi icyo zishinzwe no kurinda umutekano, ni ukurinda amajyambere. Iyo ibyo bihungabanyijwe n'intambara, ubwo nibwo nyine ibyo bindi biza. Mu by'ukuri Ian Kagame mu by'ukuri yahawe rero ipeti rya suriyetona, ariko mu nyuma aza no kuza hamwe n'abandi basirikare batandukanye kuzamurwa ku ipeti rya liyetona. Haciyeho igihe gitoya nanone aza kugirwa kapiteni, kuri ubu ngubu akaba mu by'ukuri nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigenda bibyandika, asigaye mu by'ukuri ari ku ipeti rya majoro. Uyu musore rero siwe wenyine, kuko na murumuna wiwe uwo na wundi ni Brian Kagame, ndetse byitezwe ko muri uyu mwaka 2025 ashobora nawe kuzinjizwa mu ngabo z'u Rwanda. Brian Kagame bucura bwa Perezida Paul Kagame mu by'ukuri bucura bwa Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame yasoje amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Sandhurst Military Academy mu Bwongereza. Mu muhango witabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, barimo mu by'ukuri Brian Kagame nawe yitabiriye umuhango wa kwambika ipeti rya suriyetona murumuna wiwe warusoje amasomo. Hari kandi mu by'ukuri ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Bosingi Johnson, ndetse Madame Jeannette Kagame nawe mu by'ukuri na Ivan Kagame nabo bari mu bitabiriye uyu muhango. Ubwo mu by'ukuri Brian Kagame yinjiraga mu by'ukuri yahabwaga ipeti rya suriyetona, bikaba byitezwe ko muri uyu mwaka ubwo hazaba hatangwa amapeti ku basirikare bandi nabo babize mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko n'abigiye mu Rwanda, azinjizwa nawe mu ngabo z'u Rwanda agatangira gukorera igihugu mu buryo noneho buri open cyangwa se mu buryo busesuye cyangwa se mu buryo bwemewe, niko umuntu yavuga. So rero aba basore uko ari mu by'ukuri urumva hari batatu basozanyije na Brian Kagame, barimo babiri barimo Paco Udahemuka ndetse na David Nsengiyumva. David Nsengiyumva akaba ari umusirikare ndetse waje no kuza gukora ibirori by'ubukwe n'uwo bita Karima Draw muri Mackenzie. Ibirori byanitabiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame Jeannette Kagame n'abana babo, by'umwihariko Ian Kagame ndetse na Brian Kagame baza kuza kuba bambarira uyu musore. Rero hari n'abandi kuri ubu
ngubu mu by'ukuri nyuma yaho uyu mwaka nk'uko bigaragara byamaze kuba mu by'ukuri bigaragara, abanyarwanda babiri barimo umuhungu wa ambasaderi w'u Rwanda mu Budage Cesar basoje amasomo ya gisirikare muri Royal Military Academy, ishuri riri mu ya gisirikare akomeye ku isi. Abo ngabo mu by'ukuri rero akaba ari abasore babiri bamaze kuba basoza amasomo yabo. Nk'uko bigaragara rero n'ubundi uyu muhango witabiriwe n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi basore basoje mu by'ukuri amasomo yabo, ariko by'umwihariko nitabirwa mu by'ukuri na Johnson Businge wari uri mu by'ukuri mu bitabiriye uyu umuhango wabereye hariya mu Bwongereza. So rero twe tuvuga tuti reka tugaruke ku buryo abanyarwanda bakomeje kugenda biyongera ari benshi mu by'ukuri bagenda basoreza amasomo yabo hariya muri Royal Military Academy. Ibi byose bikaba ari ubumenyi babuza kugira ngo bukomeze gushyigikira igihugu mu iterambere, ariko by'umwihariko no gukomeza gushyigikira igihugu mu buryo bwa gisirikare. So rero turabashimiye kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, gukomeza guhaha mukaronka, gukomeza gukora mbega ibyiza bigiye bitandukanye. Twizere ko kandi mwamaze kuba mu by'ukuri mukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Turabashimiye kandi dukomeza kubifuriza mu by'ukuri gukomeza guhirwa. Murakoze, murakarama.